umunsi wa mbere umbwira ko nkunda cyangwa umunsi wa mbere utekereza ko njye nawe dushobora kuba twakundana wumvaga bino ibi bihe nyine bizagera ase ibyo ngibyo gutekereza ko gwari ubivuga ari ikintu na kimwe byinjiriza abantu ngo ugiye gukeka umuntu bahita bumva ko ari mayibobo kandi ntabwo mbivuze komeza ahubwo reka mubaze ni iki cyatumye ubona ko ngiye umuntu umwe agakwiye kubana twizere ko mumeze neza turagarutse kuri Miki TV show tuje kubasuhuza tuje no gushimira abantu ariko mbere na mbere ushaka imyenda myiza wagana kwa mama Ange ku Gisozi imyenda myiza yego yacagwa mu isoko rya Duhahirane akaguhereza imyenda myiza cyane nimero wahamagaraho katuzirebe baziko ndi kuzibaye 0783 ntabwo kizibuka shara ukuntu mba nabyibagiwe buvuga kwa Peter ndishaka ntabwo nshaka kuvuga izitari zo sheri niyo mpamvu nese reka mubaze wanyuvuga izirizo nazibonye uya none ziragira ngo mvuge ngo zivuge yewe ya nama frustration mama wanjye shasi nabibonye anyway rati ushaka kwambara neza gana namba Peter style ushaka imyenda y'abana ukivuka yacaguwa guhera ku ruhinja rukivuka rw'umunsi umwe kugeza ku mwana w'imyaka 15 kuri kote zombi umuhungu cyangwa umukobwa ni imyenda myiza cyane ibishuka ibigoma ibisurubeti nyine ikintu cyose muzi umwana akenera akiri ruhinja cyangwa ageze mu myaka 10 nawe umusore cyangwa umukobwa ni kwa mama Ange nimero ni 0783 54 0783 mu mugane kwa mama Ange ku Gisozi ku isoko rya Duhahirane abahereze imyenda myiza cyane iyo ugiye ari Miki ahita gukuriraho amafaranga make cyane so sibyo ngibyo uri mu bana nge nibera muri namba 1 Peter style ikindi umuntu ushaka gukoresha inzara nziza imisatsi mu maso ubona ko nsigaye mfite agaface keza narakize pe mu maso hehe n'agahiri so rero wagana muri Keza salon bakagukorera ikintu cyose kiregeranye n'umukobwa 8256 7 mu mugane Keza abakorere neza niyo wansokoje muri proposal yanjye inzara nawo nazikoresheje nibyo arangije kwamamaza ndasoje ati ngiye n'ababeshyi ushaka kwambara neza abizi kuntu abagabo nyine twambara mugane namba Peter style Nyamirambo 8279 urumva none kindi ibikoresho byose bya electronique iPhone 17 irahari Kigali urumva 17 Pro Max urumva buri kimwe cyose gene electronique gana ahantu bita muri Golden K Technology bano mu mujyi kwa Makuza isingwa amagaye nabishaka gahunda niyo ngiyo ikindi cya kabiri gahunda ubu ngubu ushaka impeta nziza ngizi nziza bahita muri bijouterie kwa Kari gende Kari aguhereze wowe ufite ubukwe nugera kamwe ngo nagunyohereje ibintu bazagukorera ndabizi uzabyishimira iyi ni zahabu ugende bagoye zahabu nawe wambika umuntu wawe mukahereza abantu banyu ibintu bibi umuntu uzakubyarira umuntu uba witegazamo ikintu gikomeye cyane genda muri Kare babwiye mu mimeta nziza habi ya mariage ya proposal zose zazihari n'amashinete meza buri kimwe cyose ni muri Kare bijouterie hano mu mujyi hateganye no kuri Tekino neza uhageze tubona icyapa cyabo twagiye rero ngendanje kwamaza sinya ninda mu kwamamaza kuse kuri guhumura wisuzu duke kuri guhumura wisuzu duke ubwo nahoberanye bende umugore so rero ikintu kituzanye uyu munsi ntago ari prank ntago byaba ari prank ngo tube twicaranye uko byagenda kose umwe abadahari so rero ikintu kituzanye uyu munsi tuje gushimira abantu mwese mwadufashije cyangwa badufashije urumva reka njye ubanza kubivuga banze anyway tuje gushimira abantu badufashije bitanze
ku mpande zombi, habe ku ruhande rwanjye no ku ruhande rwe ko we ntabwo yari anabizi. Ikintu cyabayeho nje gushimira abantu mwese mwumvise ubutumire bwanjye, manager Muyoboke thank you so much, Kiraman thank you, Nyambo thank you, n'abantu benshi ba Makacha ba Kejon, abantu no fashion, abantu baturutse muri Kari bijouterie nabo baraje, abantu baturutse muri Golden K Technology, boss wanjye mukuru thank you Kevin ko baraje. Nshimiye Kigali Protocol buriya CEO yari ahari n'umugore we, n'abantu benshi. Ndashimira Divino wa Shakira, ndashimira ba Neri Nana Aisha, ba Mitsutsu Rujama Phone Shop nawe yari ahari. Noneho umuntu ushaka kwanza gushimira by'umwihariko Burasumani yakoze akazi gateye ubwoba. Burasumani ni umushefu ajya atekera abazungu kera, urumva ahubwo nta muntu ushaka kumuha akazi kubatekera, abantu bashaka kumura bakavaringira ibintu bijyanye n'ibintu by'igikoni byo guteka rwose. Asumani chef Asumani nicyo kinabereyeho ngo abafashe. Ndizera ko mwese mwabonye bifi yari umuntu byihishe inyuma na Asumani. Ikindi hariya ira location twakoreyemo bose wawe nawe ndamushimiye. Abantu bose uzakenera no gukorera ubukwe ahantu yajya kuruhukira azambwire muhuze na Emery kugira ngo nabwo amufashe. Ndashaka gushimira abantu bose ko numva bose bava ku murongo nagwa barangiza, numva ndabazana. Ndashimira Fanny Deco, ushimire n'uwaguhaye inka. Fanny ndamushimiye, Rujama ndamushimira, we yamaye inka bukiye mu gitondo arambwira agapromota ngenda ndashaka kujya kuguha inka yawe, aramfata anjyana mu rugo ajya kumpa inka. Thank you so much Rujama. Michi noneho direct Michi nawe yaradusohokanye. Noneho wibaze ko we yenyemereye ibintu ngomba kuzahita njya kuba ndi kuruhukiramo, urumva ibaze nyine nk'uwo muntu umva ko ari umuntu wa danje. Urumva Michi nawe ndamushimiye cyane. Ese kutahinduye ifoto nyindurira iki ira foto sa hari ifoto yayisimbura uri kubyumva. Michi nawe ndamushimira cyane kuri gift yaduhaye, Isimero yaduhaye gift, Isoti yaduhaye gift, urumva nyine abantu benshi babyishimiye, ba Mutamba ba Wera ba Lorene n'abantu nyine benshi. Kandi nyine noneho hari abandi bantu nzi impamvu zabo, buri nguni yaraje, buri kantu we yari yagiye gutabara Saranda, bamenya agiye gutabara Saranda ba Kibonke, nyine hari abantu benshi bagiye, urumva inganda zahuriranye bituma bamwe bataza. Ariko nyine buri mwese wabonetse ari ahantu ndamushimira, kubera ko ni ibintu by'agaciro kwitabaza abantu ukababona. Ikintu kucyumva kubwira abantu muze noneho nka famille yanjye kwibona hari ibintu by'agaciro. Kandi babaviyana ndabyibukana muma yararize warakoze kumarira yawe muma yari yanyweye ibiki buriye, urumva. Noneho ndashimira papi noneho yaramfashije from system ngeze itekerezo papi no mutwandi kuganira bino bintu. Papi no umuntu wa danje, ndamubwira papi bimeze uko nguko nyine, ndamubwira byose, ndamufungukira ambwira ibyo byoreye umuhungu wanjye. Ndashimira Eric Teke no papi yafashije ibintu nari kwirukankamo nk'icyumweru cyonyine kukigira giki. Noneho we yabinkoreye mu minota 5 byari birangiye. Urumva nk'uwo muntu wari umuntu wa danje. Eric Teke bura Eric Teke umuvuze kabiri. Teke nyine bimama muvuze kabiri no kare pare wanjye. Eric Teke niwe pare wanjye mu bitekerezo buriya, abandi bose twadura muri showbiz, ariko Eric ngiye marene wanjye Keza amazi iminsi biratamvugisha ubu nubwo ashaka kumbaza. Ejo nibwo nire muri shoot we munsi wabanjije, ejo ntabwo yamamagaye, ni munsi ni yamamagaye. Mare ufite ikihe kibazo? Cyane abantu benshi okay, nabona nyine uko mbashimira. Nakira namushimira by'umwihariko na Nyambo none yankoreye umuti. Nyana buriya wankoreye umuti, natekerezaga uburyo ngomba kubikoramo bikagenda. Nyambo yankoreye umuti bya danje. Nyine abantu benshi bo gushimira, kubera ko
nyine hari ibintu umuntu azi ngo yakikorera, umuntu azi ngo nyine ashobora kubikora bigakunda wowe ubwe wenyine, ariko ntabwo ariko bimeze. Hari ibintu bisa nyine ko ufite abandi bantu bakuri hafi. Okay. Rero niyo mpamvu mvuga ngo abantu ba babuma noneho Rugemana n'agakinkunda n'umuvuki ndabeshya. Urumva ni benshi bagiye bakora nyine ibintu bya danje. Aha, noneho reka tuve ku bantu nyine abantu mwese mufite ikintu mwamufashije, mwarakoze cyane. Imana ibaho umugisha, isubize aho mwakuye. Buri umuntu nyine umuntu gufata umwanya we akaza aba ari ibintu by'agaciro. Ngenda bashimira nubwo nyine hari abantu natunguwe no kubona urugero oya ntabwo ari nko kubavuga ariko ntabwo habura gutungurwa. Ni ukuri ntabwo byabura gutungurwa. Ndashaka kukubaza twagiye Roxana yakoze boro rya danje nubwo ari amafoto asigaye yambwiye ngo arayamaye katurebe. Ndashaka kukubaza Hussein ko bagiye kumushima mo bebe ubu none yari kumpamagara kantuka. Hussein uzi nawe yarakoze. Uri umuntu wa danje, wigomwe kuryama, wigomwe kurya kunywa, yaranivumbuye ngo ntago arya atarasoza, ariko Hussein uri umuntu wa danje nyine ari ibintu byinshi witanzemo urabidukorera. Mana yanjye nyine nicyo kintu nshaka kukubwira, genda gukunda cyane uri inshuti yanjye. Noneho number 1 yanyambitse ikintu bitukweto papa. Number 1 kuki ataje? Number 1 afite ibindi bintu byinshi. Peter afite ibintu byinshi cyo cyatumye atagera hariya. Yambitse urukweto rwiza, ishati nziza, ono fashion night nkubita ikote riremereye. Nje naraguze. Rero mwarakoze cyane. Ubu noneho tugiye mu mwanya wo kuganira nge nawe. Umunsi wa mbere umbwira ko nkunda cyangwa umunsi wa mbere utekereza ko nge nawe dushobora kuba twakundana, wumvaga ibi bihe nyine bizagera? Kubera iki? Nimba uzi ko ugiye kuzanamo nka bya bindi byawe ntazi, uvuga ibiganiro tugikatire hano n'ubundi abantu ushimira bamaze kubashimira. Oya mba nkubwire ariko ngo tugikate nge uburyo wema ko n'umukozi w'Imana. Kuki utabashaka? Rero biratuma mbiva mu kare. Nari nagiye gushimira umuntu bita Jola, umuntu bita Fongo, bakoze akazi gakomeye, na mushumba bita Fils bakoze nawe akazi gakomeye. Yego cyane. Rero komeza umbwira. Nyine n'njyomba ngeze ku kintu cyo kuko ndi umukozi w'Imana. Ibyo ngibyo gutekereza ko gwari ubivuga ari ikintu na kimwe byinjiriza abantu. Hoya ntabwo cyaza no kwinjiza. Bebe reka tubihagarike kare. Utangiye kubishya ibintu nta turagera. None se ni iki cyo amaje nka kugisubiza? Ahubwo ko natangiye kwivugisha hanga ibintu ngo bye kwivugisha. Nakubajije ngo umunsi wa mbere cyangwa utekereza ko njye nawe tuzakundana. Wigeze utekereza ko no munsi uzagera? Kubera iki wari watekereje ko uyu munsi utazagera? Numvaga ko uzayitunanira. Gira impamvu 3 wumvaga kandi uzananira. Kunubeshya. Nkabona uri akagurutsi, nkabona uba mu bintu nyine nanjye nahuza nabyo bizi. Nkabona ura mu tubari, nkabona nyine uri kumwe n'abantu badafatika. Ni ibyo ngibyo. Wabonye se ko bishobora gushoboka? Nabonye ko twanashaka kugenda tumyena, nabonaga ari mugenda bihinduka. Nkabona ibya bintu bikoreshwa no ko narinyi ufite cyangwa nta bindi bintu urimo. Nza gusanga bibanaga mu nzu. Nani wahitamo wari ufite wowe uzi kutanateka gwenda kuzapira mu nzu. Akose ntabwo nateka gashuwa. Sinafite Patrick amugize nyuma. Baby. Jewe namugize nyuma. Reka mwibutse. Ntabwo siko naje bamwirukanya ahantu akananye umugurira akamatora. Yego we kandi ko. Yego wa mukobwa yamwirukanye ngo yamfashaga imirimo. Oya ngewe reka nkubwire ko nagiye kuba muri ghetto hariya. Ngewe napanze kwimuka mu minsi 3 nari nimutse. Ibikoresho byose nabifite nagiye mbigura occasion mitani mukira mu nzu. None Landlord waho mana yanjye n'umwana mwiza acuruza n'inkweto z'abagabo zaje kumugurira. Yarambwiye ngo ndi mu bapanga ibabanye neza. Sinigeze neka kumwishyura kose yanjye yarayinsubije. Kandi none reka nkubwira ikintu kirenze njya kumwishyura uko namwishyuye kose yo gusa andi mafaranga nayamuhaye maze ukwezi mu nzu. Ni ukuri kw'Imana. Kandi arareka nyine nyibamo. Rero kiragiye ngewe nago natekaga narazaga nkigendera nkigendera. Ikintu iranze nemazaga no kuryama no koga no kwambara. Ariko wenda nshatse Patrick nari nsigaye ndya. Mbanyiri mama mbikubwiye.
nyine nabonaga nyine movement zawe naje gusanga nyine ngiye nkubwira ngo yana sinavuga ngo no burushyi nyine ntago navuga ngo no burushyi ntago ari uburushyi iwacu umva uziko ikintu yibagirwa baby iwacu turatuye mu mujyi wa Kigali turatuye ngewe ubuzima bwanze nafata nkasubira mu Rwanda Kanombe ntabwo dukodesha turatuye reka nkubaze ibyo rega ntago nabihakanye ntabwo ngiye ndindushye ahubwo indushyi ni wowe uturuka mu ntara uziko mba nkubwiye uziko no mu ntara baba barenze kubaho neza kurenza baba Kigali kubaho neza gute nyine ntabwo wahita ubyumva bitewe n'ubuzima ubamo ubuhe buzima mbamo reka dukomeza twe tujye oya ubuhe buzima mbamo uri kunjijisha subiza ubuhe buzima nanjye iyo wabagize umunyamakuru aragiye arabwo muca mu ijana wewe munyamakuru okay ndakomeza ubaze ikomeze shaka kubwira rero icyabiteraga nabonaga umunyamakuru arabwira cyangwa arabaza nabonaga ngiye ubuzima ubamo nkabona sinabushobora wese okay that's why oya wowe wabaga Inyamirambo watekaga kangahe inshuro naje wawe narabanaga na Petit Frere yaratekaga man nuko njye nuko nakundaga kurya mu rugo ngiye inshuro naje wawe wanumiraga ibiryo impamvu nangira ngo naba tutekera ibiryo bibishe kandi igihe cyaje nari nyiri mu gihe cyo gukofurima uri gukofurima umwana uziko n'igihe yaragiye nabwo utatekaga cyaza yari munsi igeze kuzana wa mutantine wazanya aga umukozi yakoreshaga yaramuzanye hano uwo mukozi aratwiba aradusahura ari bamuzanye cyaze baramufunze sinzi nimba baramufunguye aradusahura twara amatimba yawe ibyo reka tubisimbuke umukozi wawe rero katubisimbuke ubuso nambaye ubusa ambago ngubwiye twetwa uteka twaratekaga ahubwo buriye mbombwira umuntu uranaganije ibintu byawe nize nkubwiye hamwe turamwana n'isabamana n'umwana mushyiremo imbaraga kuri Frank cya Frank nanjye turicara muri salo turaganira kikambwira ayo nashobora kuva uru rubaju njya koraga nko kamwe kakamayibobo nakubwira izina ndakakubaza ngo ugiye gukeka umuntu bahita bumva ko ari mayibobo kandi ntabwo mbivuze komeza urumva nawe yarambwira ndavuga ati n'ikisigaye ni ukugenda agiye nkicara ubwanjye none nkamwigaho ngewe ubwanjye nyine nkoresha tekinike nk'ijana buri nyaka amafaranga umwana we kwiturangira baragweze ngo ngenda yaka oya nyine nari nakubwiye njya ahantu usuzumira umukobwa muzima ni wa muntu mugenda nyine ategereza ko ibintu byose umuntu yibwiriza nta ngombwa ajye kumubwiriza njye nigeze mwaka amafaranga se nyine nanjye cyo mubwiye ngo hariye niyo tekinike yawe yari isigaye njye twamenye imeze neza vugisha ukuri twamenye ntameze neza mu buryo bw'amafaranga yala shuwa ese wari ufite amafaranga ku mukobwa wibana wari ufite amafaranga ese buriya ayo nta mfite yose ariko nishyuriraga inzu narigaburiraga na nyine nago nta kibazo nari mfite ubwo ariko nene ko gutunga amafaranga wari uyafite oya njyewe buri umuntu wese wibana mu nzu yishyurira inzu yigaburira yimenye mubwije kuri imbere y'Imana sha byose nta kimwe bafite yego nta muntu utesha umutwe ngo nyishyurira inzu gira gutya umuntu wa danje njye nari meze neza kandi nawe urabizi ndabimenye ikindi kandi njye nabikubwiye ibyo wari wambajije byose nabikubwiye nese kuri umunyamakuru hano uko uzi nta bunyamakuru bwawe ntabwo usibiza bwana ngira ngo uce mu ijambo ari none munjyana muntu mbona ashaka kujya muri munese mwambura ijambo okay nga komereza warugize narindi kuvuga mu biki narindi kuvuga ibiki kandi ibyo bavuga gusa ubyibagirwa se ese uri mubiye uri murabishyi ibintu nkubwire we wambajije ngo mbwira ikintu cyatumye utekereza ko kino gihe wumvaga cyazagera byo nibyo nemaze gusubiza ahubwo wakomereza aho ngaho ahubwo se munyamakuru se mbaza njye nari ndi umunyamakuru se ahantu uvuye umwiriye njye ntabwo ndi umunyamakuru ahubwo reka mubaze ni iki cyatumye ubona ko ngiye umuntu umwe agakwiye kubana so navuga guteramo nyine reka nkubwire nyuma yo kugira imijinya ya hato na hato ariko byumva ariko nabonye nta ribi ryawe tu nyuma nyine iyo umuntu aba ari kumwe n'undi nuko abona ko defo zawe mbi nazihanganira nanjye izawe mbi nazihangana nanjye izanjye mbi wazihanganira
nyine nyuma yuko mbonye ko umujinya wawe nawe controla nyine nka wihangana ese ngira umujinya nabonye ntari biryawe ngizwe nuwe mujinya Yesu Nibisobanura oya bivuga unda mu maso ntabwo bisobanurira abantu ngaho bivuga unda mu maso nabugira ute umujinya sure nabugira umujinya urawugira nubwo atari mwinshi ariko urawugira reka mweke cyane ko nawugira fasha kumva ngiye kukikwereka ikimenyetso kimwe mpita nyikwereka zamura ayo mapantaro yawe aba yenda kwitura hasi oya ni cyose ni ipantaro mana yasubira mu modoka nayo kuzana akantu kuzana ngo byo nyurebe ko nta mujinya ngiye kumisemo na ariko ye seka nkubaza hari umuntu we mu buzima bwawe wabonye umeze nkanjye njyega nta mujinya nge reka nkubwire wenda nta nyine umujinya kugira urawugira wowe noneho yigize umujinya urugero nawe ugize ryari akoze uko ushaka kuzanyigisha abantu oya nese hari umuntu utagira umujinya njye nawe nigize ngira urumva hari umuntu nigeze kumva avuga ngo buriya ngo agangara ukuntu ngazi kugenda yubikaho utuntu ariko ngo mitiwe ngiyo arakaye ni hubu nyine bivuze mba nabyumvishe mu kiganiro cyane ndaza kukikubwira uri kubyumva ikindi kintu kubera icyo wahisemo kungura impeta y'amafaranga impeta ihenze hari impeta guhera ku 10,000 1,100 200 300 400 500 600 urumva reka nkubwize ukuri ugahera kuri za miliyoni ngiye kukubwiza ukuri nyiri ino kari bijuteri ubundi niyo bijuteri ya mbere i Kigali nyine izigurirwamo n'abastari ibintu bihenze cyane ni umushuti wanjye uri kubyumva naramubwiye gusa nakubeshye ngiye yarankaturiye ariko ino bijuteri niyo ya mbere ifite agaciro mu mujyi wa Kigali ifite ibintu byiza noneho usi impeta ncomye nkayijyana ku isoko twatandukanye bamanganga njye kuranye urumva rero njye naragenda namubwira man ndashaka gupropose ambwira afite amafaranga ngahaga bona yavugira kuri kamera mbwira ati nanga yaransetsa ambwira ngo aho naza habibamo arambwira ngo iyo ngo nagwa silver hari zahabu sakabana silver urumva ibiri hasi ya zahabu ambwira ngewe nago nakemera ko umuntu wanjye yambara ibintu bya fake ahubwo nkaturira ambwira amafaranga nese ziriya mpeta nyamara nabakoresha kenze mu mujyi zishashagirana yego sha urumva noneho za silver nk'ingi ya silver urumva ibihagaze muri 500 500 hagati maho ubwo urumva nyine zahabu nawe ndangije ndamubwira ati mbabarira ndakwinginze we nkaturira njye hari uburyo nyine twavuganyemo ko ari umushitsi wanjye aragaturira niyo mpamvu bumva nyine niyo ndi mu biganiro mba ngomba kumuvuga nyine yarankaturiye mu buryo bushoboka ko yari umuntu wanjye dusanzwe tuziranye ariko guys niba uri hafi gupropoza ndabinginze mugane ahantu bita muri kare niho hantu muzabona nyine boro nziza izabafasha kubera ko usanga umuntu ibaze nyine ko ufite umuntu wawe urumva ugasanga umuntu wawe yambaye igicupuri aribwo bushobozi nyine bushobozi nabyo birumvikana ariko ugende basi bagushyiraho basi n'akazabu niyo kaba gatoya basi kaba kari ku mpeta uruhesheje agaciro umuntu wawe bandike 0782616509 mugende muri kari bijuteri ndabinginze babahereze impeta nziza cyangwa babona bambara amashineti meza urumva genda ambara ishineti ya zahabu icyo twakivuyeho ariko urumva ko yuko bifatika ikindi kubera iki baba bagiye bavuga ngo mpropose kubera pressure musubika mubaza usisiye ko yenda ikiza cyane no kwenda bino bintu ubizi cyane ubu pressure ndiho ni nanjye ndakubajije nese pressure ubu nguyu yajya kungurisha iyo meta muri kare oya se wijya mu bintu byinshi nese ibyo nzi ni by'abafana bazi ngiye guys ikintu cyabitera kamena yavuye kuri channel yanjye bwa mbere nuko uyu mubono aka kanya ntabwo yagiraga ibyangombwa nshatse kungira akana oya naranga muntu yari afite ibyo simbizi ni yari ubwana cyangwa ari ubuntu bukuru ariko naranga muntu wari ufite cyo ni cyambere icya kabiri kirenze n'ibindi bintu byose
igihe nari narabishyiriyeho ko nzabikoreraho yari atarabona ibyo byangombwa, ndabitegereza. Si uko narabuze amafaranga yo gukora ibyo bintu, si uko narabuze amatariki yo gukora iyo mirenge yenda iri hafi nayo muzayibona yenda mu kwezi gutaha, urumva muzabona nabyo bisohotse. Ariko ikintu cya mbere kirenze, nashaka kubanza kubona ko afite ibyangombwa. Ntago urumva leta yacu nta bintu bya magenda igira, bisaba kuzana ibyangombwa byuzuye uwo waba uriwe wese kugira ngo bagire ibyo bagukorera. Utafite ibyangombwa byuzuye nta kintu ukora. Rero rero ntabwo pressure nari ndiho, nekuba nabikoze kera, icyabiteye n'icyo ngicyo. Base barabyumvise uze kubambwirira nyuma. Abavuze yuko se ngo ngumva ngo wishyizeho igisasu ngo twishyikiye ngo ngararusuma, noneho wanurikana ngo nzajya nirwa ngo nuko ababyeyi bawe nuko Imana ari umugabo nabonye mukuru wakoze iki kiganiro. Urumva ibyo nukabitinda sometimes usanga umuntu akeneye kubaho, kandi kubaho kwe bikaba ari uko aba yavuze umuntu ashaka kumuvuga neza cyangwa nabi. Hari ikibazo nibaza abagabo bakuru ngera no hari ngewe nkura mugabo nabonye ambyaye oya ni kwako n'umuntu asaza yanduranya ntabyo nukuri kw'Imana nyine nabonye agana na papa nimba atamuruta, ariko ugasanga amagambo avuga kandi ugasanga wenda nawe nimba Imana yaramushobeje afite abana afite urugo. Reka ne kumuvugaho reka mwihorere, reka gusaza wanduranya da. Ibyo bintu byihorere, twe ntabwo tujanga tuvuga abantu nabi. Mbese rwo mvuze ngewe urumva, gusa icy'ingenzi cyagiye ari nta pressure irimo, kandi ikindi cya kabiri nta rugo rwubakwa nk'urundi wahatunguye hano warashatse. Yewe uyu nguyu ibyo namukundiye ndabizi, n'icyatumye mvuga ngo niwe ngomba kubana nawe, siko nabuze abandi bakobwa be bahari, nawe ntabwo arabuze abandi bagabo bamutereta cyangwa abasore. Ngeze barahari, buri muntu naragumiwe mwana. Buri muntu wese agira amahitamo ye, agira uko yubaka ibintu bye, agira uko atwara ibintu bye. Wowe uza kwitangazamakuru ukavuga aka kanya nawe ubwawe ushobora gusanga abandi bapapa mungana bari mu buhinzi n'ubworozi bari gukora ibintu bihesheje agaciro. Ibaze nawe ukicara ukayakuvuga umwana ubyaye kandi ukamuvuga ibintu biri negative gusa. Umwana byaye ibyo si urumva rero ari ibintu tusakwiye no kuvuga. Ibaze nawe yumvise nk'umuntu ari kumuvuga. Oya na mama. So rero nashaka kubasana nta pressure irimo, ikintu cyateye ibintu byose kurenza ibintu byose. Tabawumve nyine wiyemeze yitabawumve. Hello? Arimo aranshi inyuma mubibona ku karubanda, ariko ninde Imana imubabarira. Ninde? Nimbumva taronkubwiye ko patwikomereza ibyo turimo. Naje muvugisha bananyiza nawe mushiti wacu. Uri kubyumva? Njyewe nta pressure nimwe yatuma nkora ikintu. Njyewe nta kintu umuntu asigaje kumvuga ngo njyewe naravuzwe, nta na kimwe nyine gisigaye. Kandi cyiza cyanjye ntabwo nkunda kuza gusubizanya n'abantu kuko njyewe nyine ntabwo nyambishobora. Rero nziyenza umuntu wese uzamvuga akarya it's okay, ariko numva warengere wanyinjiriye nanjye nzajya ngiye nanjye ko nzajya niyaranja ku ruhande nshaka uburyo yenda ibyo bintu wakoze byavaho. Ariko ubundi njye nta kintu bintwaye, njya amahitamo yanjye niyo ndi kumwe nayo. Buri muntu wese agira amahitamo ye, kandi ibyo mugenda mwiga muducurera muzatandukana bizagenda kuno uriya muntu n'isasu nzareka rincemo kuko ninjye yaryizaniye. Ariko iryo sasu murireke rizanyiciremo ninjye yaryizaniye. Ibyo ngibyo numva mbyanzuye. Zareka isasu rigucemo niyo waryizaniye. None suko ngubwo niwe abantu nyine ariko babibona, bareka tugeze nyine turebe. Ako nje sinzi impamvu abantu bambona nk'umunyamahane. None ikintu kinsetsa rero barabaza ngo ni wowe ugira amahane. Tujye tubyihore. Tubyihore. Ngereka mbabwira ngiye kuntu meze, nago nkunda ikintu kingumamo. Nyine buri muntu wese agira connecting ko iyo arakaye. Ariko ngiye ubu ngubu ngiye kuba umumama, nubwo nari nsanzwe ndi umumama, ariko ngiye kuba umumama byemewe n'amategeko. Madamu agira neza Pacifique cyangwa aga promoter. Nukuri kw'Imana ntago nzongera kuvuga ku bintu byahise ngo ngiye ngo kuvuga ngo kuri kanaka. No, mfite ubuzima ubu ngubu tugiye gutangira bwacu. Tuzasurana nk'abantu bubatse. Umusore utarubaka cyangwa umukobwa utarubaka ntago azigera dutakariza nk'isegonda rimwe, cyangwa bubatse bigasenyuka. Ntago uzatuvuga ngo tuze gusubiza
nyine ngiye kujya nkorana ikiganiro n'abantu nyine tuganire ku bintu byubaka gusa mbagira inama mbabwira ati nabonye nuko nyine nabajije amakuru nsanga ngo yamaze gusenya uriya warabanaga n'umuzungu bro narabyumvise okay buryo uzi ko umuntu abaje aza kimara umuntu depression yego akaza kayitura umuntu ko njye ntabwo nisize amaguru hoya umva mubwire ibyo bintu ntuzongere kubitaho umwanya igihe cyose ubundi hari ikintu bajya bavuga ngo ubundi hari umuntu utapfa nyine hari umuntu utakugira umuntu wese uzajya ku karubanda ngagiye ngo kwigisha ngo ibintu by'imyororokere ngo by'imyororokere ngo wakita gute ku mugabo ntabwo ushaka kwigisha ikintu cyakunaniye icyo udafite ntabwo ushaka kuza ukavuga ngo ushaka kwitanga ku mugabo gutya kugira ngo umugabo wawe atagenda ngo wakora bino na bino ngo kugira ngo urugo rwawe ngo ruhore rumeze neza kandi warasenye ibyo ntibikajya bigucira ishati habe na gato buriya umuntu niwe umenya umuntu we imbere nyine ni wowe wunzi uri kubyumva ni wowe wunzi nyuma y'uko nshaka kuba turi kuri kamera ni wowe turarana ni wowe twirirwana amasaha menshi ashoboka ni wowe tuba turi kumwe ndatekereza iyo ntari muri shuti nta wundi muntu dushaka kumarana amasaha arenze 2 niyo sinzi ibintu turi kumwe turi kuvuga rero abantu babihorera buri muntu wese agira ukuntu akora ibintu bye umuntu buriya se umuntu nakuvuga akarya uzaba uhombye iki jure ku umuntu avuge arya hari ubundi noneho waruzi ngo ni kamara mu buzima bw'abantu kamara mu buzima bw'abantu hari undi noneho waruzi ngo ni kamara gute abagore nyongorera ahe urumva no ngere mu buzima rero umva ngubwire abantu ngiye nshobora kubura mu buzima bwanjye nkamumva nyene ntago ari sawa wa mbere ni mama wanje ubone wa mbere mama wambyaye rega mu mubyeyi ukumubona nsa ni kwasa ubu niwe wa mbere uwa kabiri wumva neremereye ko ngomba kubana nawe abandi bose muri nyongera uragenda ejo hakaza abandi nkakomeza kumuvinga ibyo bintu rero hamwe namwe mungira ngo hari uzaza kubinginga uzaza hoya life easy ubuzima ngiye kubwira akantu kandi ubuzima mbabwishiriye reka mbwira akantu kandi ukumve neza nko nkubwiye ubundi mu buzima busanzwe hari ikintu abantu mwitirana ubundi abagore hari kuntu harimo abagore nyine utamenya character zabo muri rusange ugasanga umuntu ashobora nyine ni wa muntu uvuga ngo ukunda kuvuga ngo ngiye ngo ngira inshuti nkeya ngo sinshobo ngo nanga kururukuru n'abagore uri kubyumva ngo nyine ugasanga ahora ngo muri ngo simvuga kandi ari wa muntu wa mbere uvuga uri kubyumva ibyo bintu ntibizigere bigucira ishati na rimwe buri uzatinya umuntu ushaka kugenda akavuga ngo kanaka ngo ndamwanga ngo kuko ngo atakoze kino na kino cyaka kwandikira ngo ngufiteho ngo amakuru sheri nese ikintu cyose ushaka kumenya ku muntu nuko aba nyine byatumye ukimenya nta kintu na kimwe wamenya ku muntu utakimenya none reka mbabwire mwabagore mwe reka ngira inama abagore yego nabaye umuntu mukuru sheri ikiganiro wijya kukigira amana inama akasakagora oya reka mbwira abantu igihe cyose uziyumva nk'umuntu urenze nibyo buri wese arenga ku giti cye ariko abantu bari hirya yawe nyine babona ko nta mirengere yawe uri wa muntu udashobora nyine ugaragaza nkaho ukunda umuntu ariko uwo muntu ntagasa nk'uko ubivuga nshatse kuvuga urabyumva nshaka kuvuga ngo umugabo wanjye agamukunda yambaye gutya nkavuga nyine nkunda umugabo w'ibogari kandi ntatuma ubibogari ibihe byo ikintu cyose umuntu atunze aba ari icye ku giti cye nta n'ikindi kintu biba bireba abantu rero kuvuga ngo wanga abantu ngo singira amagambo mva kankubwire za TV1 ziruzuye ngadukomeza ariko Jereka musaba akantu ntihagira umuntu uzongera gutaho umwanya wawe n'isegonda muri life umuntu rwose reka nkubwire ngiye baby dekoneye kamera yanjye ndi umuntu wumvikana ku muntu mbona ko bikushoboka ariko ngenda kubwira nuko utajya rega amatwi ari mu rupfu najya yumva ihone ngenda nkubwira akangavuga ati bari abantu nkabubwira ntago bafatika ni njajwa uri kumva
ugomba kubaho nta muntu mufitanye ibibazo. Byige, tubyige. Ni ukuri kw'Imana. Ese nitwize tuba dufite n'abantu oya ntago oya muri showbiz nagira umuntu uzicara avuge ngo ugiye nta muntu ngirana nawe ikibazo, ariko ngiyewe umuntu wese ushaka kumva ko dufitanye ikibazo shano kuri kumana yicare ashyira umutima we hamwe atuze ajye yicara ahumeke avuge ngo niki byararangiye. Ngiye nta muntu mananye nta muntu nyifuza kujyana nawe ibibazo pe ubwo nyine uzi ko tubifitanye yicare anywa amazi bishire avuge ngo ngiye miki nta kintu na kimwe dufitanye. Bana muganga mukaregara byiza kujyana n'abantu ibibazo shiri. Ariko zikwigira umwana mwiza. Bana bari byiza nabyo reka. Ko nawe mushite wawe yakwandikiye ngo usigaye ugira umutima mubi. Uriya Ako reka mbabaza. Zabibona ko hari. Man, umuntu nimwe mwitera ibibazo. Uzanye umuntu atutse umuntu arabikubajije wisugira ubwoba ngagira umutima mubagira ute mwagiye mureka tukiga kubana neza. Rega kubona views sugutuka umuntu. Reka mwe nkura muntu yari inshuti yanjye. Cyane nese kwanje twe kudugirana kandi twara umuntu tuziranye. Ariko nyine ku Imana hari ubuzima buba buri kugorana ku bantu. Ubanza izina mikiricuruza. Ni ukuri kw'Imana. Imbere y'Imana byose banza aricuruza. Kubera ko idanje ariko none ko kuri abintu bamaze kumbwira ibintu bya mwarimu Kerema. Numva mbabaye. Shaguye wa mugari muvuye muhazi n'ubu muramubuze. None ngo birasaba iminsi 3 kunyanga abone kuri remba. Iminsi 3 izuzure ejo. Nibwo nimba ari mu mazi ntabwo inda yabyimbye. Ko bamaze gupfira ibizikisheri byose ko aragupfa ariko nyine babimbi. Ariko aho hantu bahafunze ntabwo ari gukora. Niba bafunze nyine no gufata iminsi 3 ko baramuhize ejo baramubura. Nyine ni iminsi 3 tu. Ana yanjye. Nakuri ko Imana imudufasha aboneke. None niba ikintu cyabaza nuko nyine utabona umuntu wawe nyine ngo mushyingure. Ashobora kubura burundu. Ntabwo ugibona ko umuntu ari yarohamane bamubonye. Akabura. Gusa ariko nyine mu mazi ho mwariya yamuhazeho abantu barababona tu. Ntagatemba n'aya ahantu hamwe. Aratemba. None se bwo nimba atemba urumva ataramutembanye? Ntabwo yagera kure. Ubuze usanze ageze nk'icyangugu. Umva bitebwe urumva rongo ibyo bintu ngiye nk'abana nabibonye. Urabona kanguye nk'urugero abantu baceceka. Nyine bahura batuje ibintu byabo ari loki. Nagashaka kubabara ngo bimenye ntashobora kwishima ngo bimenye. Niko mwari Kerema yarameze. Nyine ari umuntu uri loki man niyo yabaga ari nyine wenda nkanjye ngewe urabizi ndavuga. Yaramusezeye pe. Ngewe ako nanjye yashatse kunsezera sinajya kwiga. Ibazwa yanyihamagare ngo njye kwiga. Bigakwitana na shoot. Uzika bwiye Gorizo. Yaramubwiye nyine yakoze video yo kwamaza. Mbwa ngo rero buretse kwamaza iyo video yo kuyisohora. Arano ngiye kandi shobora kutagaruka. Umeze nk'ibyo bintu. Nyine nuko umuratete akurura ngo yumva ibyo bintu umuntu amubwiye ibyari ibyo. Nyine tumva ari nk'ibintu bisanzwe. Nese mwe wahageze. Bavuze ngo yaragiye arinaga abantu baramubona ko yinaze. Yaragiye harakato repunite yakoze ikiganiro. Harakato ugenda unyoka amuri bazi. Urumva? Kariya rero we yaramubwiye ngo genda yahageze abahereza abo gatudene mfite amaperime nta kibazo. Nsanzwe mumenyere reka ngende ngere arangaruke. Abaza umuntu wari yanze ngo si umuntu akuyemo ijakete mu mazi akajya mu mazi yapfa ngo yapfa. Arongera arabaza none se umuntu akuyemo ijakete urumva akayikuramo nako akajyamo yambaye ijakete ho nta kintu yaba nta kintu waba uri hejuru nyine kuri rembo ati tinayambaye imenye yigira mu kato akanyonga agezemo hakurya akuramo ya jakete bamureba ayishyiramo ahita agwa mu mazi. Abantu bavuze induru ngo bajye kumureba urumva umuntu ageze mu cyaga magati nko kuva nk'ahangaye ikaba ari nk'arakwandika uzi kugera aho hantu umuntu ntabwo ukimubonye nabwo yarazi no koga. Mana yanjye nyine ni ibibazo gusa mwayimukema Imana iguhiruko ridashira kandi Imana nyine nimenye ubuzima bwacu twe tuba munsi ku munsi. Ene twe twaje tuje kubashimira nuko ako kakaba
kahise kitambikamo ariko Imana iguhiruko idashira. Abantu mwese mwitanze ibintu byacu turabakunda cyane. Imana ibaho umugisha kandi pranka zirakomeje guhera nyuma y'ejo nk'ibisanzwe nta kintu kizabihindura. Turabakunda cyane. Imana ibaho umugisha mukande subscribe nakagaruka. Bye.